Hello people, hello friends, I hope ko ameze neza, nanjye meze neza, aho bitameze neza biraza kugenda neza. Waba uri muri Afurika, muri Europe, muri Australia, muri Canada ndetse no muri Amerika, ikaze cyane rero kuri Dona Official. Nitwa Donatira, benshi bakaba banzi ku izina rya Tadienne. Waba uri mushyashya hano kuri ino channel, nagusaba kubanza ugakanda subscribe cyangwa ugakanda sabone mu gifaransa, ukibuka no gukanda kuri kakazogera k'umukara kugira ngo ujye ubona notification y'uko na uploadinze video nshyashya. Wowe wakanda subscribe warakoze cyane, ikaze cyane. Tugiye kureba ahantu cyangwa se ibihe ugomba kuba wacecekamo. Guceceka, abahanga bavuze ko guceceka si ubucucu, nta nubwo ari uburwari, nta nubwo ari ubugoryi, ahubwo ni ugucengerwa n'ibyuzi. Guceceka si ubucucu, si uburwari, si ubugoryi, ahubwo ni ugucengerwa n'ibyuzi. Ahantu hambere rero ugomba guceceka igihe cyose urakaye, igihe cyose wiyumva ko urakaye cyangwa se wiyumva yuko wishimye. Hari abishima ukabona birengeje urugero babaye nk'abasara. Icyo gihe ugomba gushyiramo igihe cyo kuba waceceka, ukiyumvira, ukabanza ugatekereza kabiri mbere yuko uvuga cyangwa se mbere yuko hari igikurikiraho, mbere yuko hari ikintu urakurikizaho. Icyo gihe niho biba byiza, niho uvuga ibintu bifite icyo bisobanuye cyangwa se ibintu bifite meaning ku buryo umuntu nabyumva araba yumva ashaka yumva ibyo ushatse kuvuga. Ikintu cya kabiri rero, igihe ugomba gutega amatwi bagenzi bawe bari kuvuga, nicyo cyerekana ko ufite ikinyabupfura, nicyo cyerekana ko warezwe, nicyo cyerekana yuko nawe ubwawe ushobora kuvuga bakaba bakumva. Ariko mu gihe uri wa muntu uvugavuga mu bandi, icyo gihe ntago abantu bakubaha cyangwa se bumva n'ibyo uvuga. Ariko igihe uri wa muntu wumva kandi ugasobanukirwa n'ibyo abandi bantu bari kuvuga, ukaba wamenya n'ibyo bashatse gusobanura, icyo gihe uba uri umuntu utega amatwi kandi uzi guha agaciro bagenzi be, uzi impamvu cyangwa se wiyizi, wisobanukiwe. Icyo gihe uba ugomba gutega amatwi ugaceceka. Ikindi kintu cya gatatu, igihe uri gutekereza icyo wakagombye gukora cyangwa se ugiye gufata icyemezo, ko wakagombye guceceka ntube bihwehwe. Kandi icyo gihe uba ugomba gutuzamo, ugomba kuba wumva yuko ubanza ugatekereza neza nimba ari igitekerezo ugomba guha bagenzi bawe ku buryo bakumva neza cyangwa se bumva yuko ibintu wabitekerejeho, ibintu mbega hari ibintu uvuga uhagazeho neza. Igihe utekereza ntugahite wihutira kuba wavuga, ahubwo ujya wiha agahe ko kuba waceceka, maze ubundi utange igitekerezo cyawe utuje kandi wumva mu mutima wawe nta biri kurwaniramo. Ikindi gihe ugomba kuba wacecekamo, cya gihe wumva yuko abantu bose hari igihe baba abantu bagutinya ngo noneho ngo aratwica, ngo noneho ngo ibi ngibi n'ibi, uri wa muntu batekereza gutyo. Igihe abantu bagufashe gutyo, igihe abantu biteguye ko ugomba gukora ibyo bintu, nawe jya wiha akabanga cyangwa se ujye wumva yuko utakagombye kuguma muri ako gatebo k'abantu bahora bakwibazaho, kuko abantu bagufata nabi. Nawe ubahe ayo mahirwe yo kukubona uko bashatse kukubona cyangwa se uko bakumenyereye. Gira guhinduka, gira kumva yuko nawe utahora muri ako gatebo ko kumva yuko waguma aho ngaho abantu bagufata bagutinya, noneho uri wa muntu wicana, uri wa muntu batinya ku rwego umuntu ushobora kuvuga ngo noneho ngo aratwica. Gerageza wirinde ibyo bihe, wirinde ubwo buzima bubi, kuko n'ubundi uzisanga wibana nta wundi muhuje iyo myitwarire cyangwa se icyo gihe urimo. Uzisanga uri wenyine, donc abantu bose baragucitseho kubera
iyo karagiteri yawe kuko nta wundi muntu mushobora kuba mwayihuza, nta wundi muntu mushobora kuba muri kumwe ngo muryoherwe n'ubuzima murimo, nta wundi muntu ushobora no kuba wasaba ubufasha ngo abuguhe kubera ko ari wowe wabiteye cyangwa se ari wowe watumye wishyira muri iyo zone yo kumva yuko ugomba kubamo wenyine kandi nta wundi muntu mushobora kubana umeze gutyo. Niba ari aho witwaraga nabi cyangwa se hari igihe wavugaga utakagombye kuvuga, ni byiza cyane ko wakagombye guceceka uhereye nonaha cyangwa se witware neza mu gihe kiri imbere. Nakubwiye yuko guceceka atari ubucoco, atari ubugoryi, ahubwo ni igikorwa cy'abahanga cyangwa se cy'ababa bazi ibyo bavuga, cy'ababa bazi ibirimo imbere indani, baba bazi agaciro cy'ibintu bibarimo, ntibabisamaze. Ni byiza cyane ko hari icyo umenye, ko hari icyo wungutse cyangwa se nawe nimba hari ikindi uturusha, ukitwandikire hasi aho muri comment kugira ngo tugomeze twige tugire urwego tugeraho, tuve kuri uru twari turiho tugire indi step tugeraho. Kimwe cyangwa bibatuye muri ino video ma like, ma comment niba wakunze video, una sharinga video yanjye niba wayikunze. Don't forget to subscribe.